wa Kigali hagiye kuzamo imodoka zigendera mu kirere. Ushaka kumenya iby'iyi nkuru, reba ino video kugeza irangiye. Niba nta mutima mubi kandi mwandira subscribe ku Bisasu TV. Nje mugiye kubana muri kino kiganiro, nitwa Matsiko. Nk'uko mwabibonye ejo bundi mu Rwanda hari kugeragezwa indege ziri mu bwoko bwa drone zitagira abapilote. Ni nako hagiye kuza imodoka zizajya zigendera mu kirere, gusa zo zizajya ziba zifite shoferi, zikaraga zifite imihoro nk'iya helikopteri, ziriya ndege za kajugujugu ziri mu kirere. Ati ngo biteganyijwe ngute mu mwaka w'ibihumbi 2030 birateganywa ko mu Rwanda hazaba hamaze kugwiramo abantu nibura bagera kuri miliyari 4. Bivuze iki rero? Bivuze ko niba mu Rwanda hazaba hamaze kugwiramo abantu bagera kuri miliyari 4 z'abaturage, ni nako hazakenerwa ibinyabiziga. Hazakenerwa ibinyabiziga bidakoresha peteroli cyangwa se lisansi. Ibyo binyabiziga ndi kuvuga ni ibinyabiziga bikoresha amashanyarazi ku buryo bitazahumanya ikirere. Niyo mpamvu hari kuza zino ndege ziri mu bwoko bwa drone ndetse n'izi modoka ziri mu bwoko bwa helicopter. Uzabibona mu kirere mu myaka iri imbere, ubwo ikirere utuyemo kizatangira kunyuramo utudege dutoya nk'utu dutwara amaraso cyangwa se imodoka ziri mu bwoko bwa bisi ziri kugenda mu kirere. Uzabibona ute igihe uzabona ibyo bintu? Niba ari irya mbere ugeze kuri no channel, kanda subscribe ku Bisasu TV.